imyaka 75 Yo, uremera umanika akaguru yes we umva ibyo ntabwo nabitekerezaga ko njye nirebaga hasi y'ubuzima bwanjye ngiye hanze ahantu nazi kandi unagiye kumfasha already tugiye kubana ndavuga ni ngende haracu wambaye. yes pari people tongeye turabasuje kandi tubahaye ikaze subscribe share ndetse na comment nicyo kintu nibwo bufasha tubasaba umunsi ku wundi ikindi tukabasaba ko mubana natwe mu nkuru uramutse ufite inkuru iteka dushyiraho nimero uramutse ufite inkuru watubwira tukaza tukayikora tukaganira nawe kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu munsi nabazani umwana w'umukobwa mwiza cyane muramubona kuri kamera yambaye neza arasa neza mabuje abatwibwiye Murakoze. So amazina ni Bwiza Layana, nkaba ndi umufatanyabikorwa ndetse n'umukinnyi w'amafilime atandukanye. filime wakinnye ewana n'ubu kabisa uvuga uti yarankoreye yitwa gute? Indoto series. Indoto series. Indoto. Yes. Indoto wakinnye mu ndoto? Yes. Harya mu ndoto abakinnyi main characters ni bande? So nukuvuga ngo abakinnyi barimo nakinnye muri new season ziri kuza naje ndi nk'umucleaners nkora kwa Bishop. So abatanze ni njyewe amazina ya nyayo ni Bwiza Layana. Hari ukina witwa gute? Hari nyina nitwa Alice. Alice. Bwiza tugiye kuganira dukunda gutera story ariko none tukavuga n'ubuzima busanzwe. Nyuma ya kamera tugeze kuganira umbwira uburyo waje kwisanga mu bihugu by'amahanga yewe ubuzima bunagoye duhiyo story aho wisanze nihe byari bimeze biti? Ubuzima bw'urugendo ni burebure cyane no kuvuga ngo nge nisanze Kenya nari nagiye ngiye gukora mu bintu bijyanye na tourism traveling ndakora bigenda neza. Sometimes nza gusanga hari ibintu bimwe na bimwe bigoye urumva nari mushyashya mu gihugu naramenyera ibyo nagombaga kwiga kubaho kumenya indimi what and what everything. So one day nza gukubitana n'umuntu biba ngombwa ko yamfasha guhasoringa life ya Kenya cyane ko nari mushyashya of course nabona ari bubyanga. Uwo muntu nyine yagufashije gute? So umuntu yari umujene Marie ansaba ko twakundana nkamubera as girlfriend behind amwodeshereza inzu anyitaho akageza kunsura sometimes mu kazi n'urumva of course narakoraga ariko amafaranga nahembwaga ntabwo yarahagije ku buryo nakipangishiriza inzu nagura everything I want nkatungisha family nanjye ubwanjye niga urumva ubuzima bwari bugoye. Byasabaga umuntu nk'uwo kari iruhande rwanjye akamfasha. So mu amahirwe turakundana as boyfriend and girlfriend. Ankodeshereza inzu ibikoresho aragura ashyiramo turabana ku bari banzi nk'inshuti zanjye bari bazi ko nubatse ariko mu by'ukuri ntubatse. Ari ibintu just ndi guhasoringa ari ubuzima ndi kunyuramo ndi gupasingamo. Ubwo wamukoresheje nk'aho mubana juste kugira ngo umenyere? Namukoresheje nk'aho tubana nkitwara nk'aho ndishiriwe kugira ngo menyere igihugu menyere ibintu byose uko bigenda. Yes. Waramukundaga? Ntaba mbeshye ntabwo namukundaga. Just biri nge nabibaraga nka business kurumva yaramfashaga nanjye nkamufasha. Nge nakoreshaga amarangamutima ye wafite kuri ngiyewe kugira ngo ngire ku cyo nshaka. Yego. Mwamaranye nk'igihe kingana gute? Twamaranye nk'imyaka 2. Kurumva ntabwo nari bumukunde kandi yari yubatse n'umujene Marie. Ntabwo byakushobokaga ko mukunda nawe ntabwo yari bure ku rugo rwe ngansanga. Mwarabyaranye? Oya. Ntabwo twabyaranye. Wabikoraga gute kugira ngo udasama? Kugira ngo nasama so no kuvuga ngo nyimara kugerayo nari umwana mwiza witonda ngezeyo nyine bitewe n'inshuti nari mfite n'igikundi banyigisha gukoresha family planning nyijyamo y'imyaka 2 gize amahirwe nkubitana n'uwo muniga mu kazi nakoraga azariseriye ari hit and run nanjye ariko meze turahura turafashanya. Ubwo hit and run no kuvuga
ni ukuvuga ngo nyine yari hejuru yashaka ibintu biguruka kandi nanjye ariko meza. Mbo so murabanye imyaka 2 yose mwa ni ukuvuga ngo mu cyumweru yansuragamo 2 yazaga kuwa gatatu no ku cyumweru muri weekend kuko umugore we yarabizi yuko aruhuka kuwa mbere no kuwa kabiri indi minsi yose aba ari mu kazi. Ubwo nanjye saa 2 z'ijoro nabaga nzi neza ngo umutware wanjye arataha aze mu rugo dufatanye ibiti, ku gatatu no ku cyumweru nkaba ndi ready ko nimba ari n'akazi ndaba nagasoje nkamwitaho. Nabaga nzi icyo nkeneye rero nagombaga kumushakira gukora ibishoboka byose nkabona time yo kumwitaho. Ubwo umwitaho jise tubwire kwita ku muntu nk'uwo so like namuhaga care nkamwereka ko ari umugabo mu rugo, mwereka ko mukunda, tumeranye neza, buri kimwe cyose nyine karibu. So ahantu hose nyine byabaga ari neza, tumeze neza ari naribi. Namwitaga umugabo wanjye n'abandi nko mu nshuti kugira ngo amenye nk'ayo mafaranga nkeneye, nkavuga is my husband, kambwa muzashakana ryari ibiki n'ibiki ndabona mukunda nawe bimeze neza, havuga wait a moment just nyuma y'igihe gito turaza kubasubiza, gusa nyine turakundana bimeze neza nawe bitewe n'urukundo mwereka ukuntu mwakira, akavuga ni wow uyu mukobwa arankunda. Ariko bwiza ntabwo byumvikana umwana w'umukobwa kubana n'umuntu wubatse imyaka 2 gashira just ari kugira ngo umuprankinga kugira ngo ukunde umenyera igihugu. So nyine no kuvuga sometimes reactinga nko mufite feelings ukanitwara neza, ikindi ugashaka akazi kandi ubukora ukavuga ni case biramutse byanze biferenze wagira ute wabasha kwibeshaho, kuko ngira umva namukoresheje we yaje aje kunereta nk'umuntu bawuriye mu kazi kugira ngo duciringe by'umunsi umwe cyangwa cy'umweru birangire. Kino no bitewe n'ukuntu yaje mbona ari n'umukire afite na feelings kuri njyewe, ndavuga nikankoresha iyo marangamutima yo kugira ngo nkore iki mbashe kuba nakumenyekana nawe cyangwa se nagumana nawe koresha mu nyungu zanjye. Ese ku cyumva waramukoresheje we tagukoresheje? So no kuvuga ngo impamvu mvuga ngo nagwe yankoresheje ko nabirenze nyine yawugara. Ako mwararyamanaga kandi izo nyungu yarazikeneye? Yes, nyine kurya erega kuba waryamana n'umuntu ntago bivuze ngo aragukoresha, kuko njyewe mfite aho ndi bwungukire kandi we nahari bwungukire, kuko first of all remember that afite family, afite abana ari kwitaho. Njye muri icyo gihugu ndi wasoringa as myself, ngiye nyine nta muntu ndi kumwe nawe. So no kuvuga ngo njyewe ibyo ndi gukora byose nimba mvuga ngo ngiye kuryamana nawe ndabaza training neza, nimba yaguze ibyo kurya biri mu rugo, training neza niba mu rugo amazi yishyuye, inzu nta kwezi kurimo, aho ndaba nabona motivation yo kuvuga ngo ndaryamana nawe. Ariko mugenzi yuko izo responsibilities z'inshingano zose nani yakimwe aritaho, ntabwo ndivuga ngo ndajya kuryamana nawe. Cyane ko wankunda cyane birenze uko ngiye mukunda, wafite feelings kuri nje gusa nge nana kimwe mfite. Kandi yari yubatse? We yari yubatse. Erega hari ibintu twikiranya. Umuntu kuba yubatse ntibivuze yuko ataca umugore w'inyuma. Kuko mu rugo habamo ibibazo byinshi kandi ntabwo yazenge ngambwira ibyo bibazo. We araza aze kunireta nkawe ubwe ambwiza ukuranye rero ambwira ngo arubatse. Gusa njyewe I don't care niba afite family batayifite, kuko njye ntabwo ndi bujye gusanga umugore mu rugo muzagarire mubwire ati umugabo wawe bimeze gutya. Gasita nyitaho icyo nshaka ari kukima ibya famille ntabwo bindeba. Ikindi umugabo utakuye mu rugo waje gusanga mu kazi, ntago ari byiza yuko nawe umwinjira ngo mubaze iby'ubuzima bwe, kuko afite impamvu yaje njye ntabwo nshaka kuyimenya, kuko I know what I want. Ubundi byo gufata umwanzuro wo kuva mu Rwanda byagenze bite? So no kuvuga ngo mfata umwanzuro wo kuva mu Rwanda, narigaga ubuzima bwari bwanze. Oya, narigaga ndo munyeshuri tujya muri stage, nsaba stage nyine mu Rwanda ndayibura muri tourism, murabizi ibyo mu Rwanda no gwasoringa kwandika inzandiko y'ibiki n'ibiki. So nanditse nyine mbona ntabwo ndi kubona ntabwo ndi kubona ibisubizo vuba vuba, ndavuga ni why. Nari mfite mushiki wanjye yitwaga Kennedy, yari umuniga akorera Kenya, ndavuga ni why wancakiyo ka stage nkaza nkakora niyo yaba amezi 2 nkahita ngaruka mu Rwanda nkaza nkiga. Ambya no Kenaribi ngiye mfite umubosi wanjye dukorana, ndaza gukora iki, ndaza kumuguhuza nawe muri nomero yawe muganire muvugane wige no kwiyita. Urumva yari mu cyaro ndawo ndi umuntu ucuriritse biranze biraho. Mu rugo hari he? Nubwo yari Nyagatare gusa mu cyaro cyaherera abandi. Muhe murenge mwana we wacu? Yari muri Nyagatare mu murenge wa Matimba. Uruwo kwa Gashumba aho ngaho rwose hafi. Nawe izo zantu za tourism? Yes. No tourism nayigaga inayi Kigali.
nize nayo i Kigali primaire nayize Nyagatare secondaire nyiga i Kigali ko niho bari banyohereje ngeze senior 3 ndapasinga neza bama kwiga MCB mbona nari bo bishobore nkunda ibintu byo kugenda kwenjoyinga n'ibindi cyane urakarara muri make oya nawe ndakarara ahubwo zo kwera mu rugo n'ahandi nari bo bikore kandi narabikundaga ibintu byo kuzerera mu rugo bankanira ndavuga wayi ninjya mu wa gatatu ngomba gukora ikintu numva nshaka ngakora ikintu kindimo nashyizeho umutima wanjye n'ubwenge bwanjye nkagikora nkabona ko kije wamaye section ndavuga se mana yanjye none ibintu ngiye kwiga byo kumbwira ngo imibare amafiziki bikingiza imana ndabirenze none bisubire muravuga ni oya kajye mu bintu byo kugenda gusa nabyo bikaze injira mu by'ingendo nsanga nabyo birakaze amasomo naciye kagarimo ndavuga oya ntabwo ndi butinyira ngo ndi biferinge ntabwo ndi busubire inyuma ngomba kubikomeza uburagiye mbandagiye nkutana n'umwiga wanjye baranamfasha bambwira niwe shaka passport vana vuba uzi nari mfite papa wacu nawe akora muri government nyine musaba ko yamfasha ko niyo passport arafasha passport ndayibona umwana w'umushikazi norera indege umushikazi se kandi uri umukonyine w'Nyagatare nyine papa n'umukonyine mama n'umushikazi ubwo urumva ngiye mfata ibyamere ubwo uri umushi w'umukonyine ndo umushi w'umukonyine ubwo norera indege yesu we genda se wanagiye mu ndege nayigiye mu kunyine wiyishyuriye se banyishyuriye urumva nyine we nagiye ubundi ukuntu nagiye meze nkaho ngiye gukundana n'uwo mu boss wacakiye akazi none ni passe bari baguhaye bari bamaye passe ngenda nk'umuntu ugiye muri stage mu rugo nabwiye ko ngiye muri stage ariko nayibonye hanze ariko we icyari kiri ku mutima cyari kiri ku mutima ni passe ngiye kuri passe rero umugabo nagiye baramfotora mbona nabaye keza ku mafoto yesu we mbona ndi mwiza mbona nagombaho umugabo wamuhaye amafoto arasara tumvuye umwana w'umunyarwanda ngo mbe mubone naye ndavuga numva uyu muniga uyu mu diaspora ngo mbe mubone tuzi inshuti ngaho yishyura indege mbona yashyushye nanjye mbishyuhamo niro twendanira abashuti banjye imyenda baniza imyenda igezweho urabona dukanzu twari turi kuza dusatuye tumeze ukuntu twiza iyo myenda watiye ubwo warayitiruye ego mara yanjye kandi ndumva nyine nari ngiye genda nashaka kubabwira ko ngiye kuko iyo mbabwira ko ngiye ntabwo bari muri make wibye n'imyenda narayibye ngo niko twabyita ndazamuka nurira indege yesu mana dore ngo Kenya dore ngo baranyakira nk'umwamikazi ugihura n'uwo mugabo yesu we wari waburara wo mu gitondo iwanyu mugateka inyama kandi waraye uburaye ubizi neza ko inyama zihenze ukabona iwanyu baziteze uzi ibyishimo uba ufite ibyo byishimo nagize muri n'uwo muniga dore ngo umugabo mwiza gusa ari umusaza ateye ubwoba yari afite nk'imyaka 40 yesu we yari 75 kandi papa afite 60 ngo umusaza uko bigaragara kose yari akuze imyaka 75 uremera umanika akaguru yesu we umva ibyo ntabwo nabitekerezaga ko ngiye nirebaga hasi y'ubuzima bwanjye ngiye hanze ahantu nazi kandi nagiye kumfasha already tugiye kubana ndavuga ni ngende haracu wambaye tugerayo ndengaranyakira nk'umwamikazi mu buzima navuka indabo batahaye mama nibwo munsi nazifashe bagwaye n'indabo yes mana yanjye ziki uze kujya ku mafoto ureba urabona nyine hari nk'ukuntu abamikazi baba bari gusohoka mu modoka cyangwa se babakira bakabaye indabo bababwira ati welcome this country so nanjye nibwo buryo banyakiriyemo kandi ati ndi umugore w'igikomerezwa urumva uwo mugabo yaraje niba ho gatara kari kwa urumva nyine ndi umugore w'igikomerezwa cyane ko uwo mugabo arazwi muri Kenya none nanjye ndaje nk'umuntu uzwi cyangwa ni wundi ucuruza imbunda oya we ntago ari ko kaza akora umugabo wanjye ariyubashye oya nese ucuruza imbunda ntiyubashye nyine nawe ariyubashye gusa uwanjye arenze uwo nguwo uriya nawe namwemera kubera ko uwo musaza nyine ni umusaza gusa ngiye mwita umugabo wanjye ko yaramfashije ubuse muracyabana none ntabwo tukibana urumva nyine nageze mu kazi nkubitana n'uwo mujene Marie nawe yari musore mutoya ariko rero nawe ntabwo uri seri umusaza gutegeye indege ngo uze mukundane aguhaye n'akazi ugeze ugiye gukunda inkunda rubyino nayo ifite undi mugore ubu ushobotse se none ndashobotse gusa byavuye kuri we njye nageze mu kazi ngezeyo amakazi muri company ye ndakora turakorana pe business igenda neza asanga ndi n'umuhanga nangera no kwiga ibirimi byawo bigoye urumva agenda ari umunyacyaro nta kintu nzi ari ukwiga bushyashya ubwo ku munwa wakoraga muri business ye nijoro kamukorera kandi nimugoroba nkajyayo nyine birumvikana twarararanaga noneho nyuma yari afite abuzukuru nabimenye namaze nk'ukwezi mbana nawe nyuma y'uko kwezi nsanga umugabo arubatse afite abagore 3 yesu we
nsanga afite abana noneho bamwe mu bo dukorana muri kampani ni abana urumva ngiye nk'umugore mushyashya nariyemeraga nyine abakobwa uratuzi hari ukuntu wiyemera ku muntu akambwira njyewe uranzi yakubwira ni ukora iki atinde hamwe ni ngiye mbikora ngewe shasi nshobora nsanga noneho bamwe mu bo niyemeye nigira ubadanje ni abana bikurikirana nuko hari akandi kaniga kandi yaritaga yari sekreteri wiwe w'umuhungu gusa yubatse nawe afite urugo aribwo agishaka ariko nkunda mbwira ati nkunda abanyarwanda ibiki n'ibiki urabona noneho mbajije umushahara ahembwa mbona ahembwa amafaranga menshi arandusha nayo ukumva urayashaka nawumva ndayashaka yabyo uwo musaza n'abana afite ukuntu dusuzugurana abana ejo ubundi umusaza yazanyirukana muri business ye yarananegeye kabona nsubiye mu rugo na nijantite ahubwo kampati no mujeni mujeni mufashe ndamuhaza nese naho kurarangira namwe uriya mugabo reba rero dukorana n'ubona musekera shani papa njye ni papa wanjye mubeshye uko namwe ni rero ntabwo yarabizi ko ari uko mwigenza urumva mu kazi ntabwo watwari bujye kwamamaza kuko ibanga ryari ryanjye na muzehe n'uwo muhungu wamaye pasi ese yarashoboraga muzehe mana yanjye biraho se gute nyine mana no kugerageza yarageragezaga ubwo akazi nibwo wakikoreraga nyine birumvikana biraho niyo mpamvu wahise wishakira agasore umva noneho uwo musore mana ari romantike ibintu arimo abizi mu buzima nahoze ni kuva nabaho dore umusore niyo nasubira mu rugo kuko ngiye mura n'uwo muniga ikintu cya mbere navuze twamaranye nk'ukwezi ndavuga mana niyo nagumirwa ntabwo nakicuza ngo naheze kwishyira kuko ibyo ntagezeho nyine yakumaze ipfa kweri umva ikintu cyose mbega ni wa muniga ntabwo nifuzaga ikintu ahari urumva nyine uwo musaza kumubwira byasabaga kwandika gucamo nuza kumusobanurira gusa uwo musore nyine we ni umuniga niba amubwiye ni ugusohoka arabyumva vuba umwenda mushya arabyumva vuba kugura ikibanza arabyumva vuba ubaguze n'ibibanza se uwo musore namukuyeho ibibanza 2 noneho mu burayi umuntu yakuramo amafaranga mana yanjye uburaya bwubawe iyo wabukoze ufite ubwenge bwubawe gusa uriye ikigoryi imana urafeyiringa kuko ni ibintu bisanzwe nyine icya mbere ni ugukinisha mu mutwe icya kabiri ni ukumenya uwo uriwe n'icyo ushaka ibyo biba byoroshye kugira ngo uve muri Kenya barakwirukanye byagenze bite no ntabwo banyirukanye urumva uwo mujeni wanjye yaramfashije aransapotinga turakundana ibyo bijya kure mubwira ko ndi umunyarwandakazi asaba kuba yareba mu rugo ndebye ubuzima nari mbayemo n'ukuntu meze ndavuga nika nshaka ukuntu nakora iki nasubira mu rugo na prayinga Karongi nzanje gukora kuri Chateau de Marara niba muhazi iriya Chateau yabereyemo amabare ejo bundi noneho nakama umwanya nari mfite amakuru yuko ari aba diaspora bagiye kuza bari kuva muri Amerika ndavuga ni ngende umutourist naza nkabafasha kuba twagenda kuba twatembera ahantu hatandukanye mu bwato mbasobanurira mberekana Napoleon Highland ibiki Igisenyi hose nkagera nkabasobanurira ukuntu ibintu bimeze mbaha YouTube channel kanjye bareba ibintu nkora basanga mbizi nkoresha wa mujene namubwani rero tujye mu rugo uze kureba famille yanjye nabwo mushaka hotike kugira ngo nzi ariko manura kagome oya nagari ubugome nyine no kuvuga ugomba kwishakishiriza ugashaka ikigutunga uramubeshya ndamubeshya anca nyine arishyura amafaranga baduha itariki tuzaziraho ku munsi wo kuza imana iramfasha uwo ni wa wundi mwamaranye imyaka 2 mubana ni wa wundi twamaranye imyaka 2 tubana urumva n'ibibanza naguze nge nabiguze mu Rwanda kuko nzi ko ngiye gusubira mu rugo yarambwiye ati tugure mu Rwanda anytime nidukenera gusubira mu Rwanda ugiye no kundongoro ngira umugore wawe tuzasubira mu Rwanda umugore wawe muri Kenya nanjye ngiye mu Rwanda nuzajya uza mu Rwanda uzajya uzubwira umugore wawe ko ugiye mu kazi uzuje iwanjye nanjye nuva iwanjye ugende ugiye kureba umugore wawe ugende nanjye nzi ngo ugiye muri Kenya mu kazi ibe gutyo urumva ari umugore wa Kenya naga azabimenya ariko mugani hari ahantu tutamenye muzehe byagenze biti noneho muzehe we ni ukuvuga ngo nyine wari turaho nyuma uwo muhungu nza kubona nyine dukundana cyane yari afite umuhungu we ashaka kumuha kampani urumva nyine muzehe yarashaje atangiye kurwara indwara z'amasukari yarusaze so nta birwara yakwanduje oya ntabyo umva naririndaga yego yigeze muri bya bihugu bakabandi nagezeyo mbakabandi nanjye nkiyoberwa nkabona ntabwo niyizi tekinike zose abakobwa bakoresha nari nziza nyumva nari mutoya ariko mu bwenge nari ncakura ako nka tekinike ya danje imwe ya nyuma ushobora gukoresha niyi uwo umwana uwo musaza yakundaga kunywa inzoga ku rwego rwo hejuru
noneho hari ibintu nyine hari ukuntu ufata agashinge ka supaguru ukagakura muri supaguru kano gashinge gatoya ukagatwara mu musatsi noneho uragenda ukajyana n'uwo musaza iyo yanyweye yasinze arakubwira ngo dutahe urabaziza abasaza niyo yasinda aba menshi niga ku kintu ashaka kandi ntabwo bamurusha ubwenge ko nyine ngo barabita ngo ni inararibonye ubwo nyine baba batureba umuzehe hari inararibonye turagenda twaba tugeze mu cyumba agatangira kunzanaho mama wararaye ndagukunda ibiki n'ibiki ndagira ngo turyamane nkaceceka nkamucunga neza mbona yatuye ngakuramo ka gashinge ukakamujomba ku itako we ahita ababara akajya kwita kuri ka gashinge n'ikintu umukozi wo gasohoka kuko aba yasinze ahita aryama uzi ko wakwica n'umuntu we ntabwo wamwica ibyo bitandukanye no kwica just muri akuriya umusaza uzi ibirwara abarwaye uriya musaza abarwaye indwara ikindi kandi wabyanze urumva yanagufata ikindi kandi muzehe yagufata muzehe uzi amabonsa afite ariko uzi kuba umukuru wa kampani ikomeye 5 star in the Kenya iyo hoteli irazwi cyane hoteli irenze bya danje noneho kumva ngo wowe mukobwa no ngiye bwiza wa Nyagatare umwana mana yanjye uraho wagoswe wize muri ndagaswe imana njye nambura n'ibirenge ubuzima bwarancanze kumbwira ngo ngundanye n'uwo mukire numvaga ari n'ibirozi banandoze ntabwo nabyizeraga at least nk'uwo mujeni nabona agatungana nubwo nyine arashaka umujeni rero muraje mujye muri Chateau Marara we turaje tugeze muri Chateau tugezeyo mana yanjye abaromantike arambwira rero nkajya kureba iwanyu yego arambwira rero ngiye nkajya kureba iwanyu yego ndibaza se umuniga ndamutwara iwacu yubatse ejo n'ejo bundi nanyihinduka ndavuga nishana ntabwo byavamo nyine ndamubeshya naye mfite agakobwa k'inshuti yanjye gakoraho kuri Chateau nkagira agashuti kanjye ndakabwira ngiye kuzana shiri wanjye tumujyane iwanyu kwa nyoko mwerekane bavuge yuko ari mama wanjye nyine nigire wewe ujye nka uri umuvandimwe wanjye uwo muhungu naza akabona mama waragira ngo ni mama wanjye ibyo yarabaha nibyo muragumana ibyo ubwo niyo ndaba mbishyuye araza umuhungu turajyana tugere iwabo wa mukobwa w'umushuti wanjye aramubona aramukunda ashima famiye birarangira nyine birangira babonye ko mfite umukwe mu diaspora mvanye hanze ibiki n'ibiki harahiye umukobwa w'umunyarwanda akazabonye mu diaspora tugiye gukora ubukwe tubisoje rero umuhungu wamaze kumubona umugore arampamagara ambwira ngo umwana yarwaye ngira amahirwe namubwira ni banswara iki utege usubire iwanyu ujye kureba abana ukuntu bameze ejo umwana atazanapfa papa we adahari aratega asubirayo agiye nomero y'ingande nyikuraho nomero y'inyakenya nyikuraho nyita nkora noza nshaka ID mfungura indi simukadi yo mu Rwanda umuniga dutandukana gutyo ariko rero utaza kunjijisha i Buganda ho wisanzeyo gute so no kuvuga ngo mara kugera inaha umuhungu mwirukanye nyine agiye na simukadi nyikuyeho birangiye nabuze ningiye gushakishiriza Uganda mu Buraya niyo makuru mfite yego mari yaje abantu babyita ngora gusa nagaru Buraya so Buraya gute reka nkubwire rero erega indaya ntabwo ari ntabwo ari irara ku muhanda gusa indaya sirara ku muhanda ndabyiza ndanabyumva pe uri Uganda ndi Uganda wagomba nibura niyihe misi wamaraga imisi ngahe mu cyumweru utarasambana narasambana ni icyumweru narakimaraga wabuza abakiriya nabuza boye nagaruka ngo no kubura abakiriya ho nari nabyita ko indaya y'insirimu wari indaya y'insirimu cyane se indaya y'insirimu ibaho ego ibaho Buraya no Buraya oya Buraya buratandukanye yego indaya ni yindi yirirwe hamagara yabuze n'ijana naho ngiye urumva nifite aba diaspora banjye bamaze kunshyiramo amafaranga uko numvaga mukeneye niko namubonaga ko nambizi ko Uganda ntago bari bunyange cyane ko uwo mugabo yari amaze kunyatsa Uganda wisanze kwande Uganda ho rero nagiye ngiye gutembera ahantu bita muri Las Vegas Hotel ngezeyo urabizara ukuntu mwicara nyine musohoka ukicara umeze nk'uwiteretse nko witeze kwitereka bwo no nyine ari ukuntu muri gushaka abakiriya nkuri gushaka abakiriya none nge nagiye mu Uganda ahantu bita Mbarara muri Las Vegas ni hotel nini turinjira kwinjira bari bishyuye 20 by'amaganda ndahabona Las Vegas hafi na Soho aho none abindaya z'abanyarwanda nawe niho wari wagiye nawe nge nari hano nzi ko izo ndaya zihari bahinduye izina basigaye babita indangamirwa we ni Buganda se Buganda babita indangamirwa uyo barabimenye nge nagezeyo ndagenda ndicara muri Las Vegas kuri Las Vegas none haraga platform kari hejuru kanini itara ribari gukubita bakure akabonera umuhinde kandi umunyarwanda
nicaye ari umunigarura hirya w'umunyankore mwiza cyane yazajya ndeba mana yanjye aya majigo yanjye akayabonamo amarivori nagenda mana yanjye akagira ngo ndi misi akora ibishoboka byose ngo duhure araza turahura umunigara arankunda neza yaragukunze cyangwa yagize irari cyangwa ntuzi gutandukanya irari n'urukundo nyine mbere mu gutangira nabonaga ari irari ariko yanyatse nomero ndazima nyine nihagararaho mwereka ko nanjye ndi umuntu urenze ndazimuha yazajya amamagara ambwira aro nabona nabwira nkamwe aro yes babe nkamwumva Grace ndi muri meeting ndi mu kazi nimva ndaguhamagara kandi meeting yahe ntayo nari ndimo kwari kunyanga atanyuzamo ijisho bitewe n'ukuntu namubonye agakupa telefone eje yahamagara nkamufata ngahita mpindura ijwi ryaga nkabona aro yes she was busy wait a moment avuga ni cyazi uyu mukobwa ashobora kuba ari n'umunyamakuru cyangwa se ari umuntu urenze ntabizi ubwo we atangira kunkunda nyine agendeye mu yindi shusho azi ngo nkora akazi karenze ndi umuntu urenze muri make watangiye nawe kumwiba amarangamutima we none atangira kunkunda arankurikirana yesu we akamenya ese kuri YouTube witwa ati nge YouTube yanjye ni private nta muntu njye mvugiyeho kuri TikTok kuko nenze ko nshyiraho utuvideo twiza nyine dukurura abantu abwa noho ni Keza Anisia yes yajya kunde akavuga ni mara yanjye uri mwiza atugisohoka ati sometimes nase ko mbona uburi serious nko sometimes mba serious iyo ndi mu kazi mba ni serious iyo nasohotse akazi aba ari akazi nose ugera shena nkani wapi na sharinge ko nifuza kukwera boyfriend mana yanjye umuhungu kuno yasaga ntabwo nawe umwana ari mwiza ateye neza birangira mufashe turabana as boyfriend and girlfriend anumira mu nzu ye ngenda hari udukapu turi kuza tw'abakobwa njyanyemo ipantaro ebyiri n'udutisheti tubiri kuki witwazaga imyenda nyine urumva nge agomba kuri n'inda y'isirimu koko ugomba kuba inda y'isirimu nge urumva nararaga muri hoteli aho ngaho narindi uwo muniga namwiriyeho nk'icyumweru mbona ari seriye ambwiye ngo umusure ngenda njyanya ku gakapu ariko neganya ko nge nagiye mbizi ko ndi burareyo ngeze mu nze nkajya ndeyakitinga nkaho ndi bukora ikindi bukora ritani baka ngasubira muri ya hotel muri Las Vegas nkajya kurarayo ngezeyo nyine abanyarwanda arukuno tugira imico kagenda kogereza umuhungu ibyombo ugahanagura inkweto mana yanjye kubona akabona uri marayika niyo waba uri mu busanga Josiane akabona uri mu baby mwiza nawe bakugize umugore ngezeyo rero nagezeyo mu gitondo nka 12:00 za mu gitondo kuko yamamagaye ndavuga ati ndi muri field ndabama 11:00 za mu gitondo ubwo nakunyuraho nkaza mu rugo nkaza gutaha ikigoroba ngezeyo nekico ibiryo by'abanyarwanda arabikunda ndakoropa ndoza ndasasa inzumana ahantu ugeze bwa mbere ukora iyo mirimo urumva nge nashakaga kurarayo ntabwo nashakaga gusubirayo kuko hoteli nararagamo buri munsi nishyuraga 30 by'amagande ayo mafaranga ni menshi none se hoteli waburagamo abakiriya iyo hoteli nyine urumva babaga bahari gusa nashakaga ibintu biri private atari kwa ngo kandi umunigaraje uyu munsi arambonye ejo aragiye kandi arongera aragarutse azanye n'izindi nshuti zurumva ntago bari neza nashakaga umuntu uhoraho cyase nkabona n'ahantu n'abandi mbayeho nk'ukwezi ukajya uhaba ujya kwishakira ibiceri bucece rero ngazajya mava ndi kuri call bakankorenga bwiza we yayo amuhiya fata bike unsange hano nkagenda tugakora ibyo dukora nkagaruka none nge naza kuri akabazi ngo ndi umunyire nk'uko yari yamfashe umva yari azi ko ndi umukobwa w'umukire witeje imbere ngo yari bumenye ngo nkora akahe kazi so muri ubwo buryo nagezeyo nkoze isuku dore ngo umuniga arankunda amwe ati wambabariye ukarara nanjye ibyo nashakaga ndarara ubonye icumbi ry'ubu matora nziza icyumba cyiza gisa neza nyine urabyumva umusore witeje imbere noneho amahirwe nagize yari afite umwana gusa umugore baratandukanye umugore we yaranashaje ariko bakuroza abantu bubatse bashenye ngo mana yanjye shamba afitemo imizimu ubwo ngeze aho ngaho ako kana barabanaga ari n'umukozi umukozi abamuhaye konje ngo abagiye mu rugo ayimuha njye atambajije yarabonye undi mukozi mushya ako kana gare karakana kagahungu gafite nk'imyaka 6 nyine mu buzima busanzwe nkunda abana tu akana nkakitaho nkagahakeya mana wamufataga neza kandi uri mukase nyine urumva njye namufataga kuko nari nzi icyo nkeneye kuri papa we nagombaga kwita ku mwana neza kugira ngo nabone umwana wameze neza nanyishimiye birusheho kungirira feelings cyase kumva nkunze so mbikora gutya umwana nkamwita nkambwa ni papa we nazajya atani mugoroba genda umuyambire umukuremo inkweto uyite uzumamagare ngo mamizanira dadi inkweto akabivuga mu kigande umwana akaza urakizi se ikigande cyo ndakizi ntakizi yego mana yanjye
Osobola yogera Luganda? Oluganda ndumanyi ddala. Osobola yogera amasawa meka? Linzo olwogera mpaka ku makya okutandika leero mpaka ku makya. Mpaka ku makya? Nze Oluganda nze no Oluganda tuli aba abantu babiri tuli omu. Ne bannange akaana ni kanjagala nga kitaawo ako aba avudde ku mulimu. Omwana kanyera kamukula mingweto. Kitaawo kaba avudde ku mulimo? Waba avudde ku mulimu. Genda omujeme engato. Agenda namwaniriza namujjamu engato. Najja nampita maama taata avudde ku mulimu konze nenzija ne mwaniriza obulungi ne muwaka kisi ne mufumita akafumito. Akafumito kimanyisa? Ne muwahaga. Omwana kitaawo najja ne munaaza ebigere ne muleeterayo emmere ne mufukamira ne muwa ekitiibwa ky'abasajja nawe. Ngo nawe uzi gupfukamira abagabo? Ego maana yanjye kuba amafaranga era kino nakora. Sheri wanjye nje n'amafaranga turi gutya. Ubwo nyine nta mafaranga ufite nafoto ntacyabaye n'amafaranga ntakijya mbere. Binteye amatsiko. Uwo mugabo mujya gutandukana byagenze bite? Uwo mugabo se Umunyankore se yaratuye he? Nawe yari mbarara mu mujyi afite uruganda ruranguza zino gaze. Urabona we bahari gaze zino hari gaze bita bazita tikoka hano mu Rwanda niko mbona bazita. Ni gaze bashyira muri zino modoka nshyashya ziri kuza. So nuko ngo wiwe afite uruganda rukora iyo gaze nibwo rwari rukizare yambarara niyo watsindiye iryo soko. We barabikora abakazipakinga mu maboxi yarangiza bakazikorera delivery mu modoka mu bihugu bitandukanye. Agufata rero wamuciye inyuma? Ntabwo yigeze amfata. Ese buri munsi waragenda gukisambanira ukagaruka ugatahayo? Naragendaga nyine narumva naramuhamagara ngani sheri yes dufite meeting kandi okay nari urumva nawe yari mu businessman ataguma yicayaho. Nahise nkora iki nahise nshaka nari mfite agashuta aho ngaho kare karandangiye aho ngaho karanyigishije n'inzara zose nakora mura n'uwo mugabo maze kubona ibintu byose ukuntu bigenda neza. Nahise nshaka kana kagakozi kazajya kita kuri wa mwana w'umuhungu uri mu rugo. Ibyo byarangira nge nkazajya njya muri business zanjye. Ntagende nge nkamubwira mwana sheri yes nkamubwira ubu rero tuvugana muziki ntago mari ndagiye. Baramamagaye mu kazi gusa nyuma y'amasaha y'indagaruka kuko nawe yabaga dara kandi mwani gasita umukozi ahari making ashobora ku mwana ari safe. Nanjye ngafokasinga ku mwana kubera ko nabaga nzunga umwana naza avuye mu kazi ndaza muhobere mwoza ibirenge mupfukamire muhe ibiryo ibintu nk'ibyo ama imitwaro 5 kubwo kwitwara neza. Buri munsi yaguhembwa imitwaro 5? Buri munsi buri ko yazaga ngamwakira amaga imitwaro 5. Imitwaro 5 ubwo ni 20,20 by'amanyarwanda. Urumva buri munsi bayagwa kuko wakira umugabo neza. Amafaranga menshi cyane. Nkamwitaho noneho mbona rimwe atangira kumwira ngo kandi ngashaka kongera umugore. Nubundi nari we ariko ntabwo nari we. Ubundi ntimwararanaga? Erega kuba twararanaga nabwo bivuze ko yari bundongore ngagira umugore kuko ngewe namushakaga amafaranga no kwiyubaka nta kindi nari nkeneye. So mbona ibintu bitangiye gusara. Noneho rimwe ngiye kubyemera agiye kumpresenta mu nshuti ze. Yesu dore ngo ndahura n'umwaka. Nasanga muri za nshuti ze abo ari kwita nk'abo bazamubera best man. Abenshi muri bo 50%. Mwararyamanye? Twararyamanye. Mbona nta n'umutanzi. Mungu wangu ndareba navuga nese uyu mugabo ugiye kunshaka izi nshuti ze nibazajya baganira kamuga ati Yesu we mugore wawe nakabandi ndamuzi. Mbona nyine byaba biraburije. Mu gitondo bwakiye ndwara igifu. Banjyana kwa muganga nkisaza. Banjyana banera inshingereka nkisaza. Banera ikinyagisinzirira. Nkisaza neza biranga. Ati umwana rero adupfira. Ati icyo tugiye gukora tumwohereze iwaba aho bazi indwara arwaye yariyo agenda akirireyo namara gukira azagaruka. Kandi ari imitwe? Ari imitwe. Ndarwara. Bareba imodoka bati imodoka ntabwo byakunda. Umwana agomba kujya mu ndege bakamufatira umwanya uri VIP akagenda atekanye ndetse afite n'umuntu uri kumwitaho. Umugabo barishyuye ahita nsinyira n'agasheke ka 2,000,000 z'amanyarwanda. Bageze ku kibuga cy'indege ninjira muri airport. Bonye indege ihagurutse gutya nawo hari. Yesu we. Nahise nyirira mu ndege nyine turagenda ngera mu Rwanda ngaruka iwacu. Ejo bundi nibwo mwambonye ngeze mu Rwanda rero nuko naje. Ese reka nkubaze. Izo story zose iwanyu babaga bazizi? Bazizi. Oya, ko nge mu rugo narababwira ngo already ndi kwiga university ndi level 2. Urumva ndabura umwaka umwe ngo nsoze. Mu rugo rero bazi ko niga Uganda. Kenya bari bazi yuko ndi senior 3 nagiye muri stage nzakomerezayo navuye bazi ko nasoje. Ibyo byose nakoraga urumva narigaga nkabona natsinze ngabereka amanota njya gukora graduation senior 6 nabohereje amafoto babona ko ari byo n'amavideo.
basacinze Yari n'ikigo yose? barakibona yariyo narigaga n'akazi nkagakora kuko mu bihugu byo hanze icyiza cyaho nshobora nko kumara icyumweru niga nkagaruka nje gukora test ubu se nibabona iki kiganiro nibabona iki mu rugo se nibabona iki kiganiro nyine ubwo cyangwa nta bazibana smartphone ihaba mama niwe utayifite ariko ba brada banjye nabo barayifite gusa nyine bazihana none se si bibaho bibaho kuko ntabwo barakara none se urumva brada wanjye niba naramwubakiye mama nkaba naramwubakiye naramuguriye ikibanza none se ubwo yabona ikiganiro akaza kumbwira ngo narabakuye mu ikode uburaya burakiza burakiye ku mana yanjye barumuna banjye babiri bari ku ishuri bose bagiye gusoza umwe ari senior 4 undi ari senior 5 kandi ibigano harenze byose ni ukubera ngiye ni ukubera wowe nakoze rero ntabwo bagira